iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho neza nshuti bakundwa mwese muteze amatwi, reka mbifurize kandi ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mu minsi ishize twarebye ku bwenge bwigishwa mu gitabo cy'imigani. Ndibuka ko turi hamwe twarebye ku kubaho ubuzima bwiza bwera buyoborwa n'umwuka. Muri urwo rwego twabonye ingingo nyinshi zitandukanye Imana itwigisha mu gitabo cy'imigani. Twarebye ku izina ryiza, tureba ku ngingo ivuga ku bana n'ikinyabupfura, tureba ku ngingo yavugaga ku bucuruzi, turebera hamwe abashakanye uko bakwiriye kuba ubuzima bwabo n'uko bakwiye kwitwaranaho, turebera hamwe ikibazo gikomeye kiri mu bantu cy'ubusambanyi, ndetse tuza kureba n'ikigare kibi cyangwa se inshuti mbi, ndetse twanabonye uburyo ibinyobwa bisembuye ari bibi. Twarebeye hamwe kandi ingingo yavugaga ku bucuti ndetse n'ubwenge. Uyu munsi rero ndifuza ko turebera hamwe ingingo nshyashya ariko kandi itandukanyeho gatoya n'izo twari tumaze iminsi turebera hamwe, kuko yo iravuga ku bintu bine bitangaje. Ibintu bine bitangaje. Iyo tubumbuye igitabo cy'imigani nk'uko tubifite muri gahunda yacu muri iyi minsi ya none, imigani igice cya 30 uhereye ku murongo waho wa 18 kugeza ku wa 19. Reka dusome ayo magambo hanyuma turebe ibyo bintu bine Imana ivuga bitangaje. Bibiliya irambwira ngo hariho ibintu bitatu bitangaza bindengaho, ndetse n'ibine ntazi: ubugenge bw'igisiga mu kirere, ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'inkuge mu nyanja hagati, n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Aya magambo ni amagambo koko anaremereye nk'uko turi kuyumva, ariko nureba neza uri buze gusanga Imana hano irimo gukomoza cyangwa kwerekeza ku buryarya. Uburyarya ni ikintu kibi cyane kandi gisaba kwiyoroshya, atari ukwiyoroshya ko mu mutima, ahubwo ni nk'umukino umuntu ashobora gukina bitewe n'icyo umuntu ashaka kwigereraho, ngo ahaze irari ry'umubiri we, ngo ahaze kwifuza kwe, atari ukwiyoroshya guturuka ku mbuto y'umwuka wera. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu tugirire neza, kuko iki ni ikintu kibi cyane kandi cyerekana ko umuntu koko akomoka kuri Satani. Nutekereza neza uri busange nawe muri wowe harimo doze runaka y'uburyarya. Abantu ni indyarya, bararyaryana ndetse bikabije. Ariko by'umwihariko hano icyatumye Bibiliya ivuga kuri iki kintu, nubwo tugiye kuza tukakirebaho, ndagira ngo urebe neza ku murongo wa 20 w'iki gice. Haravuga ngo ni ku bugenge bw'umugore wa maraya bumeze, araryarya akiyunyuguza, maze akavuga ati nta kibi nakoze. Mu yandi magambo, umuntu iyo ari kuryarya cyangwa se ari kuvuga ibinyoma cyangwa se ari gukina umukino wo kwigira uwo atari we, abantu babifitemo ubuhanga cyane. Babifitemo ubuhanga, nta nubwo umuntu ashobora kubisobanura ngo abone amagambo nyayo akwiriye yo kubisobanuramo, kuko uyu mwanditsi w'imigani
abwirijwe n'umwuka w'Imana, we yabivuze mw'aya magambo, kandi koko ni nako bimeze. Mbese ye ninde muntu washobora gusobanura ibijyanye n'ubugenge bw'igisiga mu kirere? Njya nitegereza ibisiga nkareba ukuntu kiguruka, kikaguruka gitambitse, cyashaka kigakata, cyashaka kikamanuka, kikongera kikazamuka, kigahagarara ku ibabi cyangwa ku kindi kintu, kikongera kigakomeza, ntabwo gishobora kugwa uko kiboneye. Mu yandi magambo, niba nta wugiteye ibuye, niba nta kintu kigikomye, ntabwo kigwa, kigenda neza cyane gituje, ubona ko ibyo kirimo kibizi. Ariko sinabishobora kubisobanura, ntabwo nabishobora. Ibi bintu birandenze, ndetse n'uyu mwanditsi w'igitabo cy'imigani yavuze yuko bimurenze, kandi koko niko biri. Ntabwo ari ikintu cyoroshye habe na gatoya kumenya ukuntu igisiga cyaba mu kirere kikagendamo, kigakoramwo ubugenge bwose kigenda gikoreramo. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko wibuke ko hari icyo biri gushushanya. Ndetse urebye urundi rugero, inzoka nta kuntu umuntu yasobanura uburyo inyura ku rutare. Ni ibintu bigoye cyane kubyumva, ni ibintu birenze ubwenge bwacu. Mbese ni ibintu no kubireba byonyine, no kubireba ni ikintu gisa nkaho gitangaje. Ni ikintu rwose kirenze ibyo umuntu yabasha gusobanura. Nta maguru, ntaki, ariko inzoka ukabona inyuze ku rutare. Ibikora ite rero? Ibikora muri bwa bugenge bwayo njyewe Sadoki ntabasha kugusobanurira neza. Hari ikindi kintu gitangaje, ni ukuntu inkuge, hano niryo jambo Bibiliya ikoresha, ariko mu ijambo tumenyereye ni ubwato. Bwaba butoya cyangwa ubunini, iyo bugenda mu nyanja ni ikintu gitangaje. Uribaza se kiriya kintu kiri kugenda, kiriya kintu se kiragenda gite? Ni iki kiri gutuma buriya bwato bugenda? Iyo urebye ku bwato budafite moteri, ni akantu gatoya bita ingashyi, niko gatuma bugenda. Ukabona burakase, ukabona buragiye, ukabona burakomeje, ukabona buragiye bugeze iyo bujya. Mu by'ukuri utakwizera ko ako kantu gatoya kitwa ingashyi ariko karimwo kubujyana. Bwa bundi bunini nabwo ntiwamenya aho moteri yabwo iri, ni ntoya cyane ugereranije n'ingano yabwo. Ariko hari n'amato manini cyane agira nayo moteri nini, ariko ugereranije n'ayo mato ukuntu abangana, biragoye ko wakwizera ko akamoteri nk'ibazi irimo gashobora kujyana ubwo bwato kakabwerekeza aho bugomba kwerekera, kandi uzi neza imiterere y'amazi. Amazi nta muntu n'umwe uretse Yesu igihe yari akiri hano ku isi mu buryo bw'umubiri, n'undi wamaze igihe ntazi, ariko icyo nzi neza nuko ari kigufiya, ni Petero. Nta wundi muntu uragerageza guhagarara hejuru y'amazi cyangwa se ngo agendere hejuru y'amazi areke kurigita. Nyamara ubwato bwo ntago burigita, keretse iyo habaye impanuka. Ariko ubundi ubwato ntago burigita, bugenda hejuru y'amazi neza cyane, bukagenda hejuru y'amazi bwikoreye ibintu byinshi, bukagenda hejuru y'amazi bukagera iyo bujya. Mbese ibyabwo ni ubugenge bukomeye cyane no kubuvuga. Yewe n'ababutwara barigengesera, ntabwo uko bagenda ku mazi bagenda uko biboneye, kuko bashobora gukora impanuka no ku mazi. Hari ikindi kintu hano Bibiliya yavuze, ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Abagabo ndabyumva batangiye gutwenga, ariko hano icyo Bibiliya iri kuvuga, ntekereza ko ari kwa kuntu abagabo muri bo bifitemo ubwo bushobozi, cyangwa se ubwo buryo n'ayo mayeri n'iki byose byo kwiyoroshya no kwicisha bugufi. Wa wundi wari umeze nk'intare, wa wundi wari umeze nk'ikinyamaswa cy'inkazi, watontomaga wagiraga gute, ugasanga yaciye hosheri, ndagukunda cyane, usa na bike. Akabwira neza umukobwa ku buryo
amugusha mu mutego, amugeza ahantu umukobwa asigara atagikeka ko ari umuntu uri kumuvugisha, ahubwo ari nka marayika wamanutse mu ijuru akaza akaba ari kuvugana nawe. Icyo nacyo ni ikintu ntabonera amagambo nagishyiramo. Ubugenge bw'igisiga mu kirere, ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'inkuge mu nyanja, ubugenge bw'umugabo ku nkumi, ibi ni ibintu bitangaje. Ibi ni ibintu birenze intekerezo zacu. Ariko kandi nk'uko nari mbivuze, ni ibintu ushobora kureberaho. Uko bigutangaza ni nako ukwiriye kumenya neza yuko uburyarya uburyarya ari ikintu kibi cyane. By'umwihariko hano kuri uyu murongo wa 20 nk'uko twahasomye Imigani igice cya 30 umurongo waho wa 20 haratubwira ngo niko ubugenge bw'umugore wa maraya bumeze. Araryarya akiyunyuguza maze akavuga ati nta kibi nakoze. Uyu ni maraya, yasambanye, yahemuye, yakoze ibara, ariko yarangiza ati nta kibi nakoze. Ariko kandi n'abantu muri rusange, abantu ni indyarya. Tekereza neza uyu munsi wa none, utekereze nawe, wibuke, nurebe no ku bandi ngo uvuge ngo runaka yarandyarye, runaka ni indyarya, runaka gutya na gutya. Ni koko ni indyarya, ariko nanjye reka nitekereze, ese koko jyewe nta buryarya na bukeya bwigeze bugaragara muri jye? Mana tubabarire. Yewe Imana niyo yonyine ikwiriye kutubabarira, kuko uburyarya bujya bugaragara mu mitima yacu. Nyamara ndagira ngo nkwibutse neza yuko nk'uko twize ibintu byinshi biri mu gitabo cy'Imigani, hano ibi ni ibintu 4 bitangaje, ariko kandi ni ibintu Imana yanga. Nk'uko turi buze kubibona mu rindi somo rizakurikiraho, ndagira ngo nkubwire neza yuko Imana idakunda uburyarya. Uburyarya ni ikintu cyateguwe na Satani, ni ikintu cyakozwe na Satani, ni ikintu Satani afitemo ubuhanga. Uko rero ugenda urushaho kuba indyarya, menya neza yuko ugenda werekana ko uri uwaso Satani. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, itwambike imbaraga zo kunesha uburyarya, by'umwihariko abakijijwe ntabwo twari dukwiriye kuba indyarya. Yewe wa mukristo we uteze amatwi, ndagira ngo usenge Imana muri aya magambo, uvuga uti Mana ndakwinginze, mfasha ne kuba indyarya, ne kwifata uko nari imbere y'umuntu bitewe n'inyungu nshaka kubibonamo. Mfasha ne kwitwara nka Satani, kuko namaze kubyarwa ubwa kabiri. Mana, icyamu ukareba mu mitima y'ubwoko bwawe, maze ukareba kwifuza kwabo, ukabagirira neza uyu munsi wa none, maze aho kugira ngo tube indyarya uyu munsi, ukadufasha tukaba abana bawe baguhesha icyubahiro, buzuye umwuka wera, buzuye ubwenge, buzuye kunesha icyaha, maze tukamurika umucyo wawe muri iyi si y'umwijima. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi